Muraho neza bakunzi ba Meranse TV Show, niba ari ubwa mbere ugeze hano ikaze cyane kuri channel itanga amagambo y'ubwenge, imbaraga n'ihumure byubaka ubuzima. Reka tuganire. Inzozi ntizigerwaho n'abanyantege nke, zigerwaho n'abihangana. Uwemera urugendo rurerure niwe ugera kure. Intambwe nto buri munsi ituma ugera ku ntsinzi ikomeye. Nta mwijima uruta urumuri rw'icyizere. Iyo wiyizeye n'inzitizi ziragabanuka. Imbaraga z'umuntu zigaragara mu bihe bikomeye. Ntutinye gutangira kuko intangiriro niyo shingiro y'intsinzi. Uwigira ku makosa ye aba yubaka ejo heza. Inzozi nziza zisaba umutima wihangana. Kandi ntiwibagirwe ko nta gutsindwa kubaho iyo hatabayeho no gucika intege. Icyizere ni urumuri rutazima mu buzima bwacu. Uwubaha igihe cye aba yubaha ahazaza he. Nshaka kubibutsa ko igihe ari ingenzi ku muntu uwo ari we wese. Niwubaha igihe cyawe n'ahazaza hawe hazaba heza. Kandi nkubwira ko uburyo bwiza bwo gutsinda ni ukwizera ko bishoboka. Igihe uzizera ko bishoboka n'intsinzi rwose uzayigeraho. Kandi nkubwira ko ubutwari si ukutagira ubwoba, ni ukurenga ubwoba. Igihe uzagira ubwoba aho ntabwo ariho uzitwa intwari, ahubwo ukwiriye kugera ku rugero rwo kurenga ubwoba kugira ngo nawe ugire ubutwari bwo kubaho. Icyiza kiraharanirwa ntabwo kizana. Uyu munsi ntuzategereze ko bizizana, ahubwo biraharanirwa. Akenshi usanga bamwe birata ibikorwa byabo, ariko rimwe na rimwe bajya batubera urugero rwiza. Gukora cyane uyu munsi niko gutsinda kw'ejo. Ikindi ntukemere ko abandi bagena aho ukwiriye kuba, cyangwa se ntukemere ko abandi bagena aho ukwiriye kugarukira mu buzima bwawe no mu mibereho yawe. Icyo umutima wifuza cyane nicyo ushyiramo imbaraga kugira ngo ukunde ukigereho. Imbaraga z'imbere ziruta imbaraga z'inyuma. Burya ibitekerezo nibyo bya mbere. Iyo wihanganye igihe kiba inshuti yawe. Buriya igihe ni intwaro ikomeye, kandi igihe cyacu rwose kidusaba kwihangana kugira ngo ejo tuzabone ko cya gihe cyacu cyatugirira umumaro. Ntuzigere wibagirwa aho wavuye umunsi byakunze, umunsi wabonye ko hari indi ntambwe wateye. Ntuzibagirwe kuko ni wowe uba warabikoze, ni wowe warabigezeho. Rero niyo mpamvu udakwiriye kwibagirwa aho wavuye, kuko hahandi wari uri niho hakwigishije bituma ugera aho ugeze uyu munsi. Ubumenyi ni umurage utibwa. Buriya umuntu ufite ubumenyi muri we aba afite umurage ukomeye cyane. Ibyiza biratinda ariko bigasohora uko byagenda kose. Igihe rero kiragera ibyiza bikagerwaho, kuko umuntu aba yaragiye abikorera kandi agashyiramo no kwihangana. Rero ibyiza rwose biratinda ariko bikagerwaho. Nta kintu cyiza kibaho kidaheshejwe agaciro. Ikintu cyose uzageraho cyiza nuko uzaba wagihesheje agaciro kugira ngo ukunde ukigeraho. Kwizera ni intwaro ituma utarambirwa urugendo urimo rw'ubuzima. Ushobora kugwa ariko ntukagume hasi. Uzajya uharanira kongera kubyuka. Ejo heza hubakwa n'ibyo ukora uyu munsi. Nta nzozi nini ku muntu wemera gukora cyane. Ukwihangana no kwizera nibyo mbaraga zituma inzozi ziba impamo. Reka nkubwire ngo wowe unkurikiye kuri iyi channel yanjye Meranse TV Show, sangiza iyi video inshuti zawe kandi kanda subscribe niba utarabikora, kandi ukomeze gukurikirana Meranse TV Show ku magambo akomeza kubaka ubuzima bwawe. Murakoze cyane kubana natwe. Tuzongera kubonana mu kindi kiganiro gishya kandi cyubaka naho ubutaha.